Mwakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ongerejwe. Nitwa Ribera Kurora Adolphe. Ndi umwana wa Mukama Restaurant na Ngendahimana Efron. Nkaba mvuka muri aka karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo nari mfite nagira ngo nkivuge ni ibibazo bibiri. Magambo make, abandi bategereje, ntabwo dusubiza ikibazo kimwe gusa. Mwakoze nyakubahwa. Ikibazo cyawe ni ikihe? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwavuze ko tuba mu gihugu kigendera ku mategeko. Gera ku kibazo cyawe, va mu magambo, gera ku kibazo cyawe. Ikibazo mfite, hari umuntu hano mu Rwanda ukomeye cyane witwa Mutangana Eugene, ukora muri RDB. Yanyuze ku mutungo w'iwacu uri i Kanombe, arangije wa mutungo wanditse kuri mama, arangije yagiye gusura Lieutenant Kano Kananga, arangije avuga ko uwo mutungo agiye kuwutwara. Lieutenant Kano Ritari Kananga amubwira yuko uwo mutungo ufite ba nyirawo, hari umwana w'umusore unawukurikirana. Uvuga ibintu rega. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banza wumve bikangufashe kugira ngo twihute tuve mu ntoki. Hari umutungo n'uwande? N'uwa mama. Uwo washatse kuwutwara ninde? Mutangana Eugene. Yaturutse we mupfana iki cyangwa apfana iki? Mutangana Eugene mupfana iki? Kirahari ntigihari? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi bambwira ko ngo ari umuvandimwe wawe. Ariko ibyo ntabwo aribyo nakubajije. Nakubajije ngo mupfana iki? Nta gihari. Kuki atari byo wavuze? Ko aribyo nakubazaga. Mumbabarire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icya kabiri, yaba tugira icyo dupfana, yaba agira icyo apfana n'undi wese, yaraje gusasa abona umutungo aho atenda ujyanye. Yitwikiriye inzego za leta, ajya muri amburera y'inzego za leta, nyuma muri komite y'akarere ka Kicukiro. Kuki uwo mutungo kuki awushakaho iki? Harimo iki ashaka gutwara muri uwo mutungo? Nicyo natwe twabajije minijiste. Ubu hari abantu bagenda mu muhanda akabona gusa inzu irahagaze akavuga ati ndayijyanye. Niho nshaka kugera, hagomba kuba hari ibintu udasobanura neza. Yaraje gusa agera ahantu hari umutungo ati ndawujyanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, niko byagenze, kuko ubundi iyo mitungo niyo igiye kubarurwa habaho raporo y'umudugudu, akagari n'iy'umurenge, bigashyikirizwa akarere. Izo raporo ntazabayeho. Uvuze ko yitwa nde? Mutangana Eugene. Mutangana Eugene. Waba hehe? Muraturanye cyangwa? Atuye muri Kigali, ntago nzi aho aba. Yageze aho ngaho yaraje aje gusura umuntu. Yagiye gusura Lieutenant Kano Ritari Kananga. Okay, nabyumvise. Hanyuma abona iki yashatse gutwara? Abona umutungo w'iwacu. Umutungo ni iki? Ni inzu n'ikibanza. Yabonye ikibanza, abona inzu kirimo inzego. Ati ndayikunze, ndayitwaye. Ndavuga niko bimeze. Yego, niko bimeze. Hari abantu bayibagamo iyo nzu cyangwa? Yego, harimo umupangayi ndetse n'inzego z'ibanze na polisi. Dufite raporo nayo bakoze basoramo umupangayi wari uyirimo mbere y'uwo nguwo wari urimo. Hariya bavuze ngo yitwa Eugene. Mutangana Eugene. Nzajya kubariza amenye icyo dupfana. Ntabwo muzi icyo dupfana.
abo muri RDB bavuze akora muri RDB? Yego, niko abayobozi bambwira. Aha. Dede wa Kicukiro niwe bimbwira, wabimbwiye ndetse na military officer uri hano ariko cyangwa wabikurikirana inde? Yes, Lieutenant Kanangura muzi? Avane ndamuzi. Aha. Nabikurikirana kandi. Yes, mubikurikirane. Yenda hariya. Nifite ikibazo cya kabiri. Rega ntabwo dutahira wowe gusa, vuga ibyo uvuga urangiza, niho nakubwiye ngo wihutisha ibyo uvuga n'ibiki. Ikibazo cya kabiri ni iki? Icya kabiri, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hashize imyaka 30 dufite umutungo muri quartier commercial Kigali, datahuriyeho n'abavandimwe 4. Nundi wakwambuye nawe? Yego. Okay, genda byose ubimubwire babikurikirane byose ari ibyo bya nyakubahwa Perezida. Murakoze. Amazina nitwa Imana turi kumwe Evode, ndi wo mu karere ka Nyanza, umurenge wa Kigoma, akagari ka Murinja, umurenge wa umudugudu wa Kigarama. Mbanje gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku rukundo akunda u Rwanda n'abarutuye. Rero mfite ikibazo, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari mukuru wanjye witwaga Nshimiye Nteziryayo Erarisi, yazizaga isida y'imodoka, yitaba Imana. Yari umusirikare akoraga muri brigade ya 305. Nyuma yaho tuza guha umuntu dosiye kugira ngo akurikirane iyo mpanuka. Amafaranga yaragiye, Kojari irayamuha, ubu isigaye yitwa Prime Insurance. Yamuha mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko n'uwo muntu nubwo amafaranga yafashe ntabwo yigeze yatugezaho nk'umuryango. Kuva 1998 yapfa mu kwezi kwa 7, twakomeje kwirukanka kuri iyo dosiye. Imanza turamurega ziza kurangirira mu nkiko hote kuri Nyanza muri 2012, nabwo batudindiza zimara iyo myaka yose. Aho zirangiriye, ariko ubwo hagati aho ngaho tukiri mu rukiko Muhanga, baramufashe mu mfunga by'agateganyo. Bamaze kumufunga, umucuruzi witwa Gafaranga Tresforo aramugoboka, aramufunguza. Amaze kumufunguza, ariko uwo muntu we ni muntu kimupfana iki cyangwa ni mukuru wanjye. Aramufunguza, amaze kumufunguza yagiye gufata amafaranga, fasha amafaranga muri Kojeyari, uwo twari twatumye ya insurance, ya Prime Insurance. Arayitwarira ntiyageza ku muryango. Murakoze. Ubu ari he? Twaramubuze kuko uwo bakimara kumufungura by'agateganyo yishingiwe na Gafaranga, yahise agurisha ibye aragenda, turamubura kugeza igihe imanza zirangiriye. Uwo Gafaranga wari ni umukire wo mu karere ka Muhanga, utuye mu kagari ka Kamugina. Noneho rero ubwo ari hehe? Ubwo ari umukire azayishyura ayo mafaranga. Uzamukurikirane, meya uzakorane n'ubutabera na polisi, niba yarabuze uwamufunguje azabyirengera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo icyo cyuho yarakimuhagurisha imitungo ye, tuza kubura irengero. Ibyo bindi ntabyo nkeneye kumenya, ikibazo twagikemuye. Murakoze cyane. Buri muntu bazamukurikirane bamenye irengero rye, hanyuma uwo mwishingizi warahari, ikirana uwo tuzamukurikirana ku bundi buryo. Murakoze cyane kuba munyemereye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Meya uzabikurikirane. Imyaka yose twarirukanse kuva icyo gihe, nibidakurikiranwa n'abandi tubibwiye bakabibuzabuza, uzanyohereze SMS cyangwa uzashaka uko ngeraho mbwire, nzabigukemurira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, 2014 naje muri Presidence,
tubasha kuvugana n'abayobozi bahari bahamagara i Nyanza ngo bakurikirane icyo kibazo ariko ntikigeze gikurikiranwa. Ubwo rero uburyo nazaza nkabageraho muri presidence naraje inshuro ebyiri muri presidence uwo mwabonye ninde wabonye ninde babantereyeho reception ntabwo nibu amazina ye ndi kuyibuka ariko mfite inyandiko nabandikiye bananteraho reception twarahaje tuhaza n'inshuro ebyiri. Ubwo aho ngaho naho nzahasuzuma irengero ry'ibintu bihageruka. Murakoze cyane. Ariko mewe umuntu mukurikirane iyo kesi.